Shalom, shalom, bwoko bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibagire neza, mwege mwese mukomeje kubana natwe mu bihe byiza byo gusenga. Turashima Imana muri iki gitondo. Imana iduhaye ubuntu budasanzwe. Imana yakurinze, kaba ubyutse uri muzima. Reka ngusabe uyihe icyubahiro, uyishimire kuko iba yabikoze. Hari benshi badashobora kubyuka ari bazima, ugasanga wenda hari ibibazo, amakomplikasyon atandukanye bagize mu ijoro, ariko wowe wabyutse umeze neza. Shimira Imana kandi uyihe icyubahiro. Nkuko bisanzwe rero muri iki cyumweru Imana dusize ku mutima gusengera abagore, abadamu, abamama batarabyara, bafite ikibazo cy'ubugumba cyo kutabyara. Ndizera ko Imana yifuza kugira ikintu ikoze ku buzima bwayo. Rero izino nyigisho, ano masengesho yacu yo mu gitondo muri morning prayer y'iki cyumweru, reka uyasangize umuntu wese uzi afise icyo kibazo. Hamwe no gusenga, turizera ko Imana igiye gutanga urubyaro ku bantu bari barutegereje igihe kinini mu izina rya Yesu Kristo. Jewe nizera ko Imana ibasha gukora cyane ibirenze ibyo twayisabye, ibasha gukora ibyo tuyisaba, ibyo dutekereza, kubera ko yaravuze ngo musabe muzohabwa. Haleluya. Ndaza kugusengera kandi Uwiteka araza gukora igitangaza ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Nkuko twatangiye tuvuga rero, hari abantu bisanze bafise ikibazo cy'ubugumba cyo kutabyara. Hari n'abandi bagerageje gutwita bagatwara inda ariko zikavamwo, ntibabashe kubona urubyaro. Kugeza iyi saha bakaba bafite ibibazo bitandukanye. Hari imyuka yakomeje kugwanya urubyaro rwanyu, hari imyuka yakomeje kugwanya abana banyu kugira ngo batabaho, ariko Imana yamanutse kugira ngo ibatabare. Imana yamanutse kugira ngo ibagenderere. Yesu ashimwe cyane. Guhera mu itangiriro Imana yarategetse ko umugore n'umugabo bagomba kubyara, bakagwira, bakarondoka, bakaba benshi. Rero Imana yatanze iryo tegeko. Ikintu cyose kigomba kugwanya iryo tegeko, iki gitondo ndagishyiraho iherezo ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ikibazo cyose Satani yaba yarateje ubuzima bwawe kugira ngo utabyara, kugira ngo utabona urubyaro nk'abandi bose, iki gitondo ndagishyizeho iherezo mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana ndavuga mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere, ni ijambo twese tuzi, umurongo wa 27. Bibiliya avuga ngo nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo, mu ishusho y'Imana niho yamuremye, irema abantu bari uburyo bubiri. 28. Maze Imana irabahezagira. Wari uzi ko wa mugore we wahezagiwe? Wari uzi ko wa mugabo we wahezagiwe? Iti nimurondoke. Haleluya. Iri ni itegeko Imana yatanze, iri ni ijambo Imana yatuye. Wibuke ngo icyo Imana ivuze kiraba. Haleluya. Hari itegeko rero rivuguruza ibyo Satani yavuze ku buzima bwawe, ibyo abarozi bavuze ku buzima bwawe. Iri tegeko riravuguza ku buzima bwawe, rikavuga ngo ugomba kurondoka, ugomba kugwira. Haleluya. Ngo nimurondoke mugwire, mwuzure isi, muyiganze, mugaba amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere. Haleluya. Hari itegeko Imana yavuze, yatanze ku buzima bwawe, yuko ugomba kubyara, yuko ugomba kugwira, yuko ugomba kurondoka. Haleluya. Uyu mwaka ndagutangariza ko uyu mwaka uraza gutwita, uraza gusama inda kandi uzobyara umwana muzima. Haleluya. Kubera ko ni itegeko Imana yatanze. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo. Niba wumva by'ukuri ufite uwo mutwaro, uwo muhamagaro wo kubyara abana ukabarera, Imana yaje kugukorera igitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zose zagwanya ubuzima bwawe, zituma utabyara, zituma udatwita, karande zaba ziri ku buzima bwawe, iki gitondo ndazisizeho iherezo mu izina rya Yesu Kristo. Zamura kwizera muri uyu mwanya, usengane nanjye, wakira igitangaza cy'urubyaro mu buzima bwawe. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndasenya umwuka w'ubugumba wafashe uyu mudamu cyangwa se uyu mupapa atabasha kubyara uko bikwiriye mu izina rya Yesu Kristo. Waratanze itegeko, uravuga ngo nimubyare, nimurondoke, mugwire, mwuzure isi mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka w'ubugumba ndawusenya mu buzima bw'umuntu ariko aranyumva mu izina rya Yesu Kristo. Akira gutwita, akira kubyara mu izina rya Yesu Kristo. Ntanda nimwe izongera kuvamwo mu buzima bwa mu izina rya Yesu Kristo. Uhereye uyu munsi wakira igitangaza cyo gutwita no kubyara mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibagire neza, bwoko bw'Imana. Mugire umunsi mwiza kandi musangiza ubutumwa bwiza. Mwarahezagiwe.